Chapati, wow. Hello, muraho neza bakunzi ba Clash, mwari munkumbera nimba kumbe tumaze iminsi tudateka, ariko murabizi ko iyo naryamye gatoya mbyukana imbaraga nkabyukana n'udushya tudasanzwe. Uyu munsi mfite umutumirwa ugiye kudutekera, ariko none mwarumenyereye umudamu nabazaniye umugabo agiye kudutekera ibintu byiza, tugiye gukoresha izindi ndimi, the one and only azabibwire. Karibu cyane kwa Claire Mbabazi. Uraho neza? Oh, how are you? I'm fine. Wari burungi? Ni mulungi ndastedi. Umuceri nyine kwano. Kasito baburungi. Tujya cyogera turaza kukivuga boro boro tubicisha cishamo. Igikutekera iki urinde uvuye hehe kugira ngo abantu bakumve bakumenye. Okay, first of all introduction, my name is Lenzo, CEO. Nkaba nturutse ahantu bita mu Mutara cyangwa se Kampala. Ndi umugande umunyarwanda ndavangavanze mba mu Mutara nkaba na Kampala bitewe n'impamvu z'akazi kandi gatandukanye nkora. Aga for this time naje kubereka igikorwa gishya cyangwa guteka inteko idasanzwe muzi, nawe murakurikirane muraza gukomeza muyirebe kandi hamya ko muri buyikunde. Ntabwo tumenyere kubona abagabo bateka. Gute waje guteka? Kuva nkiri umwana ngewe no ku ishuri nakundaga kwitekera. Wow. Rero anafite na YouTube channel. Mana yanjye, iyo link ye ndayishyira muri description. Please musupporting Lenzo, mugende mukore subscribe tuzamure channel ye, ariko amaze natubwira ibyo tugiye guteka. Ndikubona ibintu ahangaha bidasanzwe. Lenzo tugiye gutekera iki? Tubwire ibyo tugiye gukoresha. Ubu tugiye guteka ikintu bita ibyo kurya. Ibyo kurya biciye bo ni farini nko mubibona n'amagi ndetse n'inshyushyu. Then ibisigaye ndamya kari ibirungo tujya twongeramo n'utundi igitunguru, green pepper, pavuro. Yes, then tugiye kuvanga ibintu buryo ki turi bubone icyo kurya mu buryo butandukanye n'ibyo usanzwe ubona. Abenshi twabyita nka chapati, abandi tukabyita pizza. Ese ushaka kubyita mu rundi ruri musanzwe uzi cyangwa ushikoresha, gusa ni ibyo kurya biciye mu ifarini n'amagi n'amata. Bikaba ari ibyo kurya by'umutsima. Ni umutsima urebye. Turavangamo n'utundi chapati. Uraza gerageza uri ku kiganiro nawe ugerageze uragenda ubibona buhoro buhoro. Rero unkoresha ahangaha ndumuyede mwiza. Urumuyede kandi hamye neza kuri ubikore neza. So for this time tugiye gutangirana n'ikintu bita iki kintu sinzi ukuntu bacyita mu Kinyarwanda. Ngamereza icyuma cyanjye. Nawe uzana icyawe. Ntabwo mbizi nzi ko nyita bo. Ubu tugiye gufata amagi yacu, iri ni irya mbere. Ubu ngubu bitewe n'uko katuvuge wenda mwamuri nk'abantu batatu cyangwa bane, ushobora gukoresha amagi bitewe n'uko ubishaka. Ushobora gukoresha amagi nk'atanu cyangwa ugakoresha 3 bitewe n'uko nyine capati ushaka gukora cyangwa se icyo kurya cyawe uko abantu bari bukirye bangana. Then ukaba wabashobora kumanaginga amagi uri bukoreshe cyangwa ifarini uri bukoreshe bitewe n'ubwinshi bw'abantu ushaka gutekera ifunguro ryawe. Urugero ukate dutoya bitewe n'uko ndi kumwe na Mbabazi kandi nkaba mbizi ko akunda kurya cyane. Nanjye nanjye ndanga ko ibintu ngiye guteka mbikunda kurusha ibindi byose nkunda kurya. Amagi yose yakoresha Abanyarwanda yaba amagi ariyo yose pfa kuba ari amagi. Nk'ubu ushobora kumena ibyo bya nyuma ugasanga yarapfuye tukayamena yose katwese. Iki kintu bazagiteho. Yes, pavuro zacu kazitegura neza. Tuzishyiramo ahantu ngoto. Tunini cyangwa nutwo. Neza ngi ntango ni size niyo ngi ntacyo. Akazi k'ubuyede wagatsindiye. Allo aho nisoba meze neza. Aka ibintu uzabitekena nawe ntahari uze kubinyereka ko abishoboye. Ndakanira gerageza urebe nawe. Ikiza kiri funguro ntabwo ritwara umwanya munini kandi uburiye neza. Ari nka chapati gusa buri ifarini abari mu mboga n'ibiti byose. N'amata. Ayiwe bitunguru birabi. Bikugiye mu maso nawe mukanyuraza kubiri. Katena kano. Katana ko ngako.
pavuro turazifite, igitunguru turagifite, umunyu wacu urahari, ubuto burahari, amata arahari ndetse n'ifarini. Then tugiye kumikisinga ikintu bita kuko twakoresha amagi 5, wowe ahanga no upimira ukavuga uti ikintu ibi byo tugiye guteka ibiryo byacu biraribwa n'abantu bangana iki, ko iyi ngi aya magi 5 yemerewe gukora ifarini yose. Yes, then we kintu making ashovuga ati turaryangiye na Mbabazi cyangwa n'undi muntu wa gatatu. So gihe none ushobora no gukora n'amagi no make kuko tutayikoresha yose. Kutayikoresha yose. Impamvu twashyize amagi 5 no kugira ngo bize bifite karite nini. Ku muntu yafite ariko bafite n'amagi 2 wakora. Yes. Ntago ari itegeko ko ufite amagi 5 cyangwa itray yose. Ngiye gupimira abantu bangahe nge nawe. Hari undi muntu hari? Turabapimira abantu 5. Abantu dupimira abantu 5. Wow. Ako hari abarya cyane n'abarya gake. Nshobora kurya chapati 5 nkuko twazikoze. Ubwo dupimira abantu 7. Okay. Upima gute subwirwa n'iki urugero? Nyebwe ndabikwereka. Kugira ngo umuntu abyumve amenye ukuntu azapima. Nuvuga ngo yari abantu 7 nawe ushyira mu rugero. Sibyo? Mu rugero se ko biba bikomeye. Ntabwo bikomeye. Oya ntabyo gikombe. Wowe urareba uvuga uti ifu yanjye no kugereranya urebye unashatse wakoresha ikirushi. Rushi imwe abari chapati. Ugakoresha rusha ugapima. Ako nge bitewe nuko nsanzwe mbikora. Ariko kugira ngo byorohere umuntu tubare tubwire ngo bakoresha nka rushe 5, rushe 6, rushe 7. Abantu ari 5 cyangwa ari 7. Either buri umwe ari burya chapati ebyiri bitewe n'umubyimba wayo cyangwa ukuntu biteka ingana. Ushaka kuvuga uti ndakoresha buri chapati kibiko 2. Izari nini. Then mwamuri bake cyangwa utekeye nk'umuntu umwe nawe wa kabiri atabye ibintu muri bugumeho byo kurya. Ukaba wavuga ati ndateka rushi imwe yifu. Then ifu yawe uyikoremo chapati ize ari yo muntu. Mu magi 5 twashiramo rushe zingahe? 6 ubundi. Mu magi 5 rushe 6 zifarini. Aha, wako ufite amagi. Ubaye udafite amagi menshi n'ifarini yose wayishyiramo ari amagi 5. Byakora ko uba ufite angahanuza yindi backup y'amata. Ako n'amata atabonetse ushaka koresha amazi. Gusa nyine uburyohe n'intungamubiri yes na karite biba bitandukanye. None tugiye kureba ifarini yacu dushizemo ese irahaza cyangwa turaza kongeramo. Anga utangira gutabura kugira ngo hari ukuntu ifarini cyangwa se ifu yari yose ifitemo ibintu bimeze nk'utubuye. Yes. Turavanga. Anga turi kuvanga ifarini yacu. Then ndagusaba umereza kuri iyo nshyushyu yacu. Make ya? Sukamo nta kibazo. Nuko kugeranya nakubwiraga. Iri litiro y'amata. Shyiramo. Litiro y'amata. Ushobora gukoresha igikombe kimwe ari cyo ufite, okay? Wow. Turakomeje kuvanga ifarini yacu. Nashaka katingi. Agenda tudukuramo n'ubundi. Okay, then urabona ko ifarini yacu itangiye kugera ku rwego rwiza cyangwa itangiye gushya. None yebonye ikomeje gufata cyane hongeramo andi mata. Ugomba kuyikora ku buryo iramera nk'ikivuguto. Yongeremo amata yawe ugenda uvanga neza kugira ngo ya farini yawe irimo amagi ndetse ukaba uteranyijeho amata iri buze kumera nk'ikivuguto ikaba idafashe cyane kandi itarekuye cyane. Wow, thank you. Okay. Urabona ko ifarini yacu ahangaha urugero rurimo ni rwo sawa. Mbabazi uri kureba? Nawe ukurikirana ikiganiro nizire kuri kubikurikirana. Niba nakubwira ngo umbwire ingero, ngiye utambwiye ingero buriya mfite za measurement. Ibintu byose ngenda pima. Niba ari nusu, niba ari 1 cup, niba ari 2 cup mba napima. Rero urumva nzashiraho 3 bipfu. Oya ukuntu zabigenza se? Wowe ushyizemo ukabona ntago biri inkunoza wongeramo icyo ukeneye. Either niba ubona itabaye neza ari ifu nyinshi ushaka kongeramo ifarini cyangwa kongeramo amata cyangwa kongeramo amazi. Yes, none nkuko ibona ahanga kuri uru rwego nkuko ibona. Ubona ko ari ikivuguto gifashe cyane.
hanga ufata ibitunguru byawe Ushyiramo. ukabishyiramo byose Kuvurisha. Ushaka kurya aka harya gatangira. sorry nayo nkwibagiwe Nizishiramo. shyiramo green pepper pavuro zawe maze ukashyiramo salt mpakunyu gake akayiko kamwe Gatoya. wakwibaza ngo izi pavuro nshyizemo cyangwa se ibitunguru bimara iki ahangaha ikintu bimara twese tuzi akamaro kabyo either impumuro cyangwa kuba bifite gu mu kanwa uburyohe bwiza yes dushyizemo akayiko kamwe kacu k'umunyu ukomeza ukavanga ifarini yawe nkuko nawe ubibona aho ngaho turi kumwe urabona ko ifarini yacu yabaye nzima utiriwe ujya guponda ngo urakanda ngo usunike ngo impapuro oya banga batinya chapati kubera gusunika no guponda bisaba imbaraga wow ukabura n'ukuntu yarurira umuntu bitewe n'ukuntu isa ubu gutya nizere kubibona nta minota irenze 5 dukoresheje yes mbabazi urayumva neza nawe nkuko ubibona urebona tukoresheje mpakarusha ngo tubereke neza urampereza rushe nini izi chapati nkuko ubibona mu magi yacu 5 twakoresheje wow ngo sa nkumena nanone nkuko ubibona kijya kuba nk'igipondo cyane yes aha urakoze cyane ni gutya kigomba kumera ako nako izi chapati ari nyinshi izi chapati zirarenga 10 bitewe n'amagi twashyizemo agafarini kavange neza umuyedewe ubundi kabe kari sawa reba amavuta araza kugera igihe cyayo chapati yacu tuyiteke mu buryo butandukanye iraza iryoshye mu buryo butandukanye gusa impamvu turi kubikorana mbabazi turagira ngo nawe wahuri uzabikore one day uzahamya neza ko ibi bintu ari sawa ese kuri YouTube ko nabivuze ni yihe bagusangaho yitwa gute ngewe seti ngewe banyita Lenzo nkaba mfite YouTube channel yitwa Kabas TV wakwibaza ngo Kabas TV ni iki si izina ryanjye ni izina ry'ahantu tuba benshi barahazana bita Kabarore mu Mutara Kabas ubwo nuko bavuga ngo Kegero ariyo Kigali aha Nyamiryose ariyo Nyamirambo yes urakoze cyane then Kabas ni Kabarore ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba ubwo urumva ko umurenge ari Kabarore ariyo Kabas ariko mu Kanyanga mware barayiretse kare urabona ngiye namakanye ngiye ndi haji inshyushyu gusa ngiye ni inshyushyu hano mu Mutara Kabaraho muri mwese uzakora aka kantu uzaza kumbwira muri comment ukuntu byakugendekeye twumva umunyu usa ko wakoze cyangwa ntago umunyu wumva umunyu nashyizemo n'uwo ndawizeye nakayiko kamwe mu magi 5 mu farini wapimye ubona umuyede abyemeje ko ibihe biteye ushaka gutestinga umunyu ngaho testinga twumve okay wowe uri kuri televiziyo yawe cyangwa se kuri channel yacu urabona ko ibintu twakoze ntago bicitse amazi cyane kandi nta nubwo bifashe cyane kuryo bidatemba yes urabona ko bitemba ubu turahamya ko ifarini yacu tumaze kwikora iki kuyiponda yes then after what is next cyana gas okay katira muri rushizo banza muri yo pano shizo maximum ongeraho gatoya kubera ko tugitangira aha okay nta kibazo shira kuri ku muriro mwinshi kugira ngo ibanze ishyuhe bishobotse aha aho ntaribi yes ibanze ishyuhe yes pano ibanze ishyuhe ubuto bwacu buri he okay kumbutega kuri yo tashizemo amavuta okay ngo kuri nta mavuta ajyamo hariya ni igipori ni waponze ifarini yawe then ahangaha kugira ngo utange urugero gabanya umuriro samwo gabanyaho okay then ugiye komereza ikiyiko gisanzwe kinini tugiye gukoresha ikiyiko kugira ngo tumenye chapati tugiye guteka ukuntu iri bubingana cyangwa ubuto igenewe gukoreshwa ushaka gushyiramo bwinshi cyangwa ugashyiramo buke ubuto buke chapati yagashirira yes that's why gutangira buri ugomba kuba igrese kabisa ugomba gushyiramo ubuto buringaniye kugira ngo uzo gushaka kubalansinga
ushobora gukoresha ikiyiko kimwe ubundi iki cyonyine kiba gihagije guteka capati imwe. noneho ukashaka akaroso kabugenewe ugakwiza impande zose. Thank you. akazi ndagakora rwose nishimye. Ikiyiko cyacu tuba tugisubijeho hano. Noneho iyo umaze nyine gushyiraho ubuto bwawe barasinga buryo ki bumaze gufata umuriro bwashyushye. Wabyumvishe neza? Sure. Then ipanu nk'uko ubizi ugomba kuyifasha muri uku kuboko. Wow. Ugafata rushi imwe ngo twabitangiye tubabwira ko ugomba kubaransinga abantu bari burye izi capati. Yes. Then ufata capati yawe. Amavuta kunajyamo hagati. Ubundi akakora iki? Nzira kumwe kurikirana abari kuri kamera, abari kuri televiziyo mureba. Iyi ntuzi mwe bihagije. Mpereza akayiko sasa. Cyangwa agafurusheti akari hafi. Mpereza agafurusheti niko sawa. Then nimaze gushyiramo ya farini yawe, ufata fork, then ukagenda balancinga capati yawe. Urashaka kinganite ubundi. Kwikoza ari nini cyane. Ntabwo byari sawa kugira ngo yatinda gushya kandi ufite umwanya mukeya. Bijye bushye ntabwo ari byiza kubera ko ari farini ikiri mbisi kandi yaciye mu gitembabuzi. Biragorana kugira ngo izashye mo hagati. Ugomba kuyigeza hirya. Unafite inyama wazishyiramo da zitogosheje. Wazirapa then ukaza kuzishyiramo hariya. Okay, none maze gushyiramo ya farini yawe yatangiye gufata amavuta. Ubwo none wa muri umaze kugabanya hangaha niko capati itangira gushya mbere yuko uhindukiza urundi ruhande rwo hejuru ngo rujye kuki ku mavuta. Toka pamoja amavuta nta mavuta nongera muri reality. Nze kuri kurikirana hangaha mbabazi. Bari neza cyane. Ayibonye byose. Ngiye gusimbiza. Ngiye bite nuko ndi professional. Ngiye ndasimbiza. Ako uzahindure nka creme. Ngiye ntabwo nsimbiza. Shukada. Ukoresha? Uko nyine. Nizere ko ubibonye. Urabona ko yafashe kara nziza ko cyagiye twagabanyije iki umuriro wacu. Urakoze cyane kuri gukurikirana nabyo ni sawa. Wow. None utangira kugenda utsindagira kugira ngo gashye neza nyine nka capati nk'uko bizi capati baziteka. Ari wayiteguriye wizeye ubuziranenge bwayo n'isuku. None maze kuyindura gutya yongeraho akariro gakeya. Yes. Ora twakoresha cya kiyiko cyacu kimwe cy'amavuta. Ntago wongera handi mavuta oya. Amavuta agenda ari make, ifarini kagenda ari nkeya. Ubona kuri ya rushe yawe imwe umuntu arya breakfast nziza cyangwa se irabyibushye ni nziza kandi iranaryoshye reality. Ubona ko kafashe indi kara. Sasa ubu ngo ikintu ukora ni kimwe ugabanyaho ku muriro gakeya. Ukayireka ikabanza igafata iki irangi neza impande zombi ukabona ko yakwica. Noneho urayibalansinga nyine nk'umuntu uri guteka mu kikoni wenda iminota mike yihereza ni iminota 5 capati yacu kuba iri ku ipanu. Akubalansinga wa muriro iyo ukorera kumbabura nabyo biba karusho ko burya imbabura hari ukuntu ushyiraho nk'umufuniko cyangwa ugashyiraho akantu k'akabati umuriro ukagabanyuka cyangwa ukagabanya amakara. Iyo ari kuri gaze rero nk'uko turi kubikoresha hano uragabanya bisanzwe ukongera ukagabanya. None bitewe n'uko ngaha hasi no hejuru impande zombi zamaze gufata irangi kandi zikazigaragaza ko ziri mu nzira yo gushya. Hari ya farini n'indi kirimo hagati itarashya neza nk'uko bikwiriye. Burya umuntu yateka nk'iminota nk'ingaho ugerera 5 ubundi 5 iminota 5 uri guhinduranya gutya. Yes, gutyo buhoro buhoro
kugira ngo itaza gushira igahindura ibara kandi itarashya. Aka ngaka ndi gukorera kugira ngo itsindagira gutya. Sinzi kavuze kakabaza kugira ngo itaza gushirira ahantu hamwe nka chapati iri ku ruhande rumwe. Yes. Ni ngombwa. Tuyeteretseho gatoya wenda nk'amasegonda 40 cyangwa umunota kugira ngo handi hajyeho bwa kabiri hamere neza nkanga. Ibyo ushaka byose, icyo ushaka cyose wakinywesha. Ubundi ufite utuboga nibwo wari sawa cyane kurusha ibindi. Yes. Kanga urabona ko ntaga kiri ya chapati indi dusanzwe tuzi. Yuri bubabure. Iyi ngiyi ni chapati irimo ibindi birungo bitandukanye kandi cyiza cyayo ni kimwe irahaza. Nk'ingi ushobora kuyirya uri umwe ukabona ni sawa rwose ukumva nta kibazo kirirwa umeze neza. Ubyigishije ufashe nk'aka video maze ukadownloadinga ukereka umukozi yabigukorera mu gitondo mbere ko witegura ugiye mu kazi ukaba wakora iki ukaba wabifata nk'ifunguro rya mu gitondo ukerekera mu kazi kandi hamya ko umunsi akugendekera neza ko ntifunga mu nda nta kibazo ifite iyi ngiyi. Then urameza agasani ko kwishyiraho nako ngako. Noneho nkuko bibona ubu ngubu ikintu tugiye gukurikizaho ni kimwe, tugiye kongera kuri gaze cyangwa umuriro kubera ko tugiye guhindura urundi ruhande, urugari hasi rukajya hejuru, urugari hejuru rukajya hasi, kuko no hasi agomba gushya ngaho hindura wa muyedewe. Ugiye guhindura katureko nagiye kubikora mbabaze nenda mwizera. Thank you very much. Wow, ngongeza ongera kuri gaze, ongeraho ku muriro gakeya. Thank you. Bagenda bibalansinga gutyo buhoro buhoro ariko igenda iri gushya buhoro buhoro. Murebona ko chapati yacu iri fantastic. Uyu iriye yayitikotse. Giye kwarura. Wow. Birasa neza mana we Lenzo. Yummy. Lenzo style chapati. Wow. Imana yo mwijuru ishobora byose niba ushoboye kubibirya. Amen. Nasi urasenze. Nziza rwose. Ikintu kidasanzwe abagabo barirare mu Rwanda bateka arahiriwe rero kugira wakoze cyane kuza. Arabizi. Arahiriwe pe. Okay, aziba zirenze izindi. Rero wakoze cyane mujya kuri Kabas TV please nukuri ndashira muri description ugera kuri YouTube yanjye yitwa Claire Mbabazi uhagere urabona rero muri description umukorereho subscribe umukurikire nawe channel yikure kandi urabona kuri ibintu byiza pe. Turabakunda cyane mwakoze ciao ciao. Bye.